sha musore warumbiye ababyeyi wowe dore segonderi warayisoje ariko ntufite n'igiceri cy'ijana. Ako bro uzi ko ushobora kuba utabara dore ni wowe mukuru niwo nagafatiyeho urugero ariko uracyasaba ababyeyi nawe kwiyogoshije. Twebwe nuko burya Kuri guseka se birasekeje. uva wirakara. Bana ibyo bigasa byawe. Niba ushaka icyubahiro cyane uzabanza ushaka akazi. Kandi nawe ukennye nta kazi ufite. Kuba warambangirije ukaba mukuru wanjye ukantera umwaka ibyo iri kunyura ku mubyeyi. Ahubwo ubwo mva imbere ndagukuramo iyo mari y'ibihahirwa umekera mu mukene nkawe. Ariko mana ariya marushanwa arimo ibiceri cyane. Amarushanwa arimo miliyoni 3 ku muntu uzatsinda. noneho abajaji bo bazahabwa miliyoni 8 n'igice. Niba ushaka icyubahiro cyane uzabanza ushaka akazi. kandi nawe ukennye nta kazi ufite. Kuba warambangirije ukaba mukuru wanjye ukantera umwaka ibyo iri kunyura ku mubyeyi. Ahubwo ubwo mva imbere ndagukuramo iyo mari y'ibihahirwa umekera mu mukene nkawe. Gihorere brosha. Batumije abajaji bo mu Bwongereza bashobora kutazaza ngo bagakoresha abanyarwanda. Gihoresha igihugu kiri gusenga ngo bazaze. Uzi kugira ngo bazaze ko wongereho za miliyoni 8 n'igice hizindi 10. mbaya Elon Musk nono. Ariko abajaji ngo bakabyanga. Ariko abo bajaji bageze mu Rwanda ngo amarushanwa n'ejo. Yes, thank you Jesus. Ako nubwo bimeze gutya genda kureba gutubura kwigiza abantu batari abanyagihugu noneho icyongereza cyanjye cyo. Ako nacyo bayo uko wabimbwiye nabonye atari abantu b'abanyamashuri. Reka ziriya ninjiji bana ari amafaranga yo ndakwizeza ko turi buyari. Bariya ntabwo bize nta mashuri bize. Sinzi ukuntu Imana nsekeye cyagiye turangije guserera. Mbangiye mpura n'abantu bari kubivuga bari kubiganira. Avuga nti reka muri umuntu wanjye muhe igitekerezo tujye kuyakorera. Kubera ko twarangije segonderi ndakeka nakongeza kacu katakennye cyane. Turayarya abana ntugire ubwoba. Kambyemera kadukubite mu myambaro y'akazi kwigene. Ladies and gentlemen, I greet you. We are judges of today's competition. My name is Denny and my fellow. My name is Uncle Sultan. As you have been told, we are coming from British, so you have to pay much attention. And listening carefully to each competitor. Each speaker is given only 30 seconds. Question is here at the police station. Keep your question, we ask it there later. 30 seconds for each competitor enough? But I think it will be enough to chase you in this competition. Let me keep quiet. Let us start by first speaker. Thank you for giving me this opportunity to show how I'm good at English. So my name is Face. 50 seconds remain. But I'm still giving introduction. That sentence has gone with other 5 seconds. I declare that I'm good at speaking English and listening it because. Take a seat because you are out of time. Another one. I get you judges and my fellow competitors. I hope I'm the winner for today's competition. Head for your seat. Why are you chasing time? Because you have given short time. Due to provision of an important reason, your time has run out. urimo satanisha ntabwo ari gusa. You young boys, why have you taken the positions of judges? Rata, uyu turavukana. No that. Bya bindi byari ibinyarwanda ndaga. You boy, which language are you using? So, after knowing that you have delayed, you decided to come here as judges. Twari kwaje hano mu marushanwa ari ibihembo mwaduteguriye. Twatuje ngo tube dutegura aha mu That's why you have taken your responsibility. Your responsibility.
Yes. Mabwire twari twaje tumekuye. Magneto, do you see? Yeah, I see. You people, this is too much disobedience. Too much disobedience. To sit in our position, and you say that we have delayed. Too much disobedience. I have any idea. Magneto, which one? We are going to punish them seriously. In that I'm thinking. Mvuna mweto ni wowe wazanye iki gitekerezo kumva mu bintu byo gupanishinga abantu. Ngaho kwica n'inzara wakicwa n'ikiri ko. Magneto, you know what we're going to do? Yeah. We are going to call police to come here. Because it's not good how you can disturb the international competition. It's not good. Magnesium. Yeah. Let us call police. Bamugiye kudufunga n'ubundi mugiye gukemura inzara iri mu rugo. Mudutwara ibigori bya saa sita tudasanga babimaze. Reka mbwire ntuze we, reka mbwire ngenda kubwira